mbashimiye ko mutwumva. Muri twe nta wakwihandagaza ngo avuge ko adashyira amarangamutima mu gukoresha amafaranga ye. Twese uko twakabaye, amarangamutima dutwara amafaranga wenda mu ngano itandukanye, ariko mu mafaranga yacu twese harimo agenda kubera amarangamutima. Niyo mpamvu mu mafaranga duteganya habamo ayo gutwerera, ayo kugura impano yo kuzaha umuvandimwe mu bukwe bwe, ayo kugurira agacupa inshuti n'abavandimwe. Utekereza ko aya mafaranga yose uramutse utayatanze hari icyakwiyongera ku butunzi bwawe? Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Tugiye kongera kuvuga ku mafaranga. Hari igitabo cya Morgan Housel twigeze kuganiraho cyitwa The Psychology of Money. N'ubu tugiye kongera kukivugaho. Iki ntabwo ari igitabo kivuga ku ishoramari ndetse no kuba umukire, ahubwo ni igitabo kigaragaza ko kugira ngo ube umukire icyo ukeneye cyane atari ukuba umuhanga mu icungamutungo cyangwa se mu by'ubukungu, ahubwo icyo ukeneye cyane ni ukumenya kugenzura amarangamutima yawe. Ni igitabo Morgan Housel avugamo ko kugumana amafaranga wabonye ntagucike ari byo bigoye cyane kurusha kuyakorera, kubera ko iyo uyafite uhora ushyugumbwa kuyasohora rimwe na rimwe mu buryo budakwiye. Izo mbaraga zigusunikira mu kuyasohora rero nizo marangamutima. Izi mbaraga nizo zikubwira ko ukeneye imodoka kandi mu by'ukuri utarabuze uko ugenda. Nizo zikubwira ko ukeneye inkweto zigezweho kandi ubizi neza ko ukeneye n'umuceri. Nizo zigusunikira kugura inzoga ngo wishimishe wowe n'inshuti zawe mu ijoro rimwe kandi ubizi neza ko igihe cyo kwishyura inzu cyegereje, cyangwa se abana bagiye gusubira ku ishuri kandi nta yandi mafaranga ufite. Izi ni imbaraga z'amarangamutima mu mikoreshereze y'amafaranga. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku buryo ubwonko bwacu buturwanya, bugahungabanya gahunda n'imigambi yose tuba dufite yo gukira cyangwa se gutera imbere mu mikoro. Niba wibuka neza, mu ntangiriro z'uyu mwaka wari wihaye intego ko uyu mwaka uzajya kurangira amikoro yawe yarazamutse, waraguze ikibanza, business yawe yarateye imbere cyane. Niba bigeze aha utarabigeraho, birashoboka cyane ko ubwonko bwawe aribwo bwakurwanyije. Amategeko ntabwo ari yakora abantu nibo bakora amategeko. Ushobora kuba usobanukiwe cyane amategeko yose y'ishoramari, ushobora gusoma buri mayeri yose batwigisha yo gukira, ariko igihe cyose udasobanukiwe amarangamutima yawe ku birebana n'amafaranga, uzahora mu makosa ahora yisubiramo. Ni amagambo ya Morgan Housel muri Psychology of Money. Amafaranga ntabwo azanwa n'ubuhanga no gushyira mu gaciro gusa. Ikintu kinini kiyazana gishingiye ku mitekerereze n'amarangamutima. Tugiye kuvuga ku mitego ibitekerezo n'amarangamutima byacu bidutega bikangiza ubukungu bwacu. Ariyo mpamvu umuntu 1% mu batuye isi atunze hejuru ya 40% by'ubutunzi bwose bw'isi. Abasigaye twese 99% dusaranganya ibisigaye. Abantu bagize 1% ni ukuvuga ba Elon Musk, Mark Zuckerberg na Aliko Dangote ntabwo batekereza nkatwe mu birebana n'amafaranga. Niyo mpamvu bari hariya, nawe ukaba wibereye aho ngaho. Reka tubivuge. Nawe iyo ubonye amafaranga menshi, niyo yaba ari umushahara wawe, ugira ibyishimo bituma wumva ushaka ibintu utari gushaka mu minsi 2 mbere yo kuyabona. Ntabwo uri wenyine, ibi ngibi biba kuri buri wese muri twe. Uri umuhanga, warize, wasomye ibitabo kandi ufite imyaka myinshi y'ubukure ku buryo wabonye byinshi. Ukorera amafaranga kuva mu myaka 10 ishize, ariko birasa naho hari ikintu gihora kigukurura kikujyana inyuma, kigatuma amafaranga yawe utayatindana cyangwa se ngo niyongere. Impamvu ibi bikubaho kandi uri umuntu w'umuhanga ni uko ubuhanga butabuza umuntu kubogama cyangwa se kuganzwa n'amarangamutima. Amarangamutima yawe yo gukoresha amafaranga wumva ari mu ubwenge kandi afite ishingiro kubera ko ari ayawe nyine. Morgan Housel avuga ko uyu nguyu ari wo mutego wa mbere abantu b'abahanga n'abanyabwenge bagwamo. Umutego wa mbere ubwonko bwacu budutega bigatuma ubutunzi bwacu butiyongera. Gutekereza ko amahitamo yawe arimo gushyira mu gaciro kandi ko ari ngombwa. Umuntu ejo wari ufite 200,000 akaba yarayanywereyemo 150, uramutse umubajije icyabimuteye yakubwira ko byari ngombwa, akaguha n'ibisobanuro byumvikana n'ingingo zifatika. Yahungukiye inshuti, yishimanye n'izo nshuti ze kandi yungutse ubumenyi n'amakuru atari kugira iyo aguma mu rugo akiryamira. Ngiyi impamvu abantu babiri babona amahirwe amwe yo gushora imari mu kintu runaka, ariko bagakora amahitamo atandukanye. Buri wese amarangamutima ye abwira ubwenge bwe ko amahitamo agiye gukora ariyo meza. Nzi abantu ahora abitsa amafaranga yo kugura imitungo y'abantu bafite ibibazo, cyangwa se amarangamutima yabo yabaye menshi akabasunikira kugurisha ibyabo. Utekereza ko umuntu ugurisha inzu ngo yigurire imodoka ngo afite ubwenge buke, ariko uzaganire nawe aguha ingingo ashingiraho.
yaba ugura cyangwa se ugurisha nta n'umwe muri bo uri mu buyobe, ahubwo barimo gukina imikino itandukanye. Nk'uko Morgan Housel abivuga, abantu bakoresha amafaranga ibintu by'ubusazi, ariko nta n'umwe muri bo w'umusazi. Buri wese muri twe afite inkuru igena uburyo abona cyangwa se uburyo afata amafaranga. Umucuruzi wahombye ibyo yari afite byose mu gihe cya COVID-19 ashobora kutazongera gushora imari, ndetse ntashaka no kongera kwitwa umucuruzi ukundi. Ni kimwe n'uko umuntu waranguye udupfukamunwa na hand sanitizer COVID igitangira bikarangira bimubereye business, uyu nguyu ashobora kuba yarahise agira umuco wo gushora amafaranga mu bintu abandi bantu bose batinya. Ni kimwe n'umuntu winjiye muri ibi bintu byo kugura no kugurisha amafaranga y'ikoranabuhanga, yayandi bita cryptomone, akaba yarabyinjiyemo mu 2017. Uyu ashobora kuba yizera ko gutakaza agaciro no kwiyongera kwako by'ifaranga ari ibintu bisanzwe. Ni isi imwe ariko mu bihe bitandukanye. Uzasoma ibitabo unumva amakuru ku ihanuka ry'ubukungu ryo mu 2008. Ibi rwose uzabisobanukirwa neza akantu ku kandi, mumenye uburyo twisanze muri biriya bibazo, ariko ntabwo uzigera wumva ububabare bw'ibikomere ku marangamutima y'ababaye muri biriya bihe. Uyu munsi bakaba bashya ubwoba buri uko bumvise ngo imigabane ku isoko yatangiye kumanuka. Ni kimwe n'uko niba uri impuguke mu by'ubukungu uzamenya ingaruka COVID-19 yagize ku bukungu bw'igihugu. Uzasobanurira abantu ukoresheje imibare uburyo ibyo twinjizaga byagabanutse, uburyo twahagaritse kohereza ibicuruzwa ku isoko ryo mu mahanga, ariko ntabwo uzigera wiyumva nk'umuntu wahatakarije akazi kugera n'ubu akaba atarongera kubona kandi. Uyu iyo yumvise ijambo icyorezo mu makuru ashya ubwoba. Ngiyi impamvu abantu babiri batandukanye bashobora gufata imyanzuro itandukanye ku kintu kimwe gishobora kwinjiza amafaranga, kandi bose bakaba bari mu kuri. Umva inama Morgan Housel atanga kuri ibi. Tekereza kuri iki kintu. Amateka ufitanye n'amafaranga ni akantu gato cyane katanagaragara ugereranije n'ibintu birimo kuba ku isi kano kanya. Ni nko kuba uri mu kibaro gifunze hose, ariko cyaremwe n'amateka yawe, ariko icyo kibaro ukacyemerera ko kigena 100% uko ubona isi. Nyamara hirya gato yacyo hari andi makuru menshi y'ubukungu, hari andi mahirwe menshi utigeze umenya. Umutego wa kabiri dutegwa n'ubwonko bwacu bikatubuza gutera imbere. Utekereza ko ibintu byose birebana n'amafaranga yawe ubigenzura cyangwa se kubifiteho amakuru ahagije. Kubera iki hari abantu bakira kandi badakoresheje ingufu nyinshi mu gihe abandi benshi bakora uko bashoboye kose ariko ntibazamuke? Dukunda kuvuga ko insinzi cyangwa se inyungu ikorerwa, hanyuma igihombo kigaturuka ku makosa cyangwa se umuntu akaba yarakikururiye. Gusa amafaranga ntabwo ari uko akora. Nk'uko Morgan Housel yabyanditse, nta kintu cyiza cyane cyangwa se kibi cyane nk'uko kigaragara. Inyuma ya buri nkuru yo kunguka cyangwa se yo guhomba haba hari uruhurirane rw'umurava, amahirwe no gutinyuka gukora ibyo benshi batinya, gufata risk niko babyita. Inshuro nyinshi twibagirwa ububasha bw'ibi bintu bitatu: umurava, amahirwe no gutinyuka. Ufashe nk'urugero rwa Bill Gates, ntabwo kuba umuhanga ari byo byamukijije, ahubwo kumenya gutera imibare akareba aho ibintu byerekeza, kugira ikinyabupfura no kugira amayeri nibyo byamukijije. Icyo benshi twibagirwa cyangwa se tudatekerezaho nuko mu ntangiriro z'imyaka y'1970 Gates yagize umugisha wo kujya kwiga muri rimwe mu mashuri make cyane muri Amerika yose ryari rifite mudasobwa. Ni mu gihe mudasobwa yari imboneka rimwe, ihenze, kandi nta hantu henshi wapfaga kuyibona. Ayo mahirwe mato cyane yabonye yayakoresheje neza, yiga ibirebana na mudasobwa byose mbere yuko abantu benshi kuri iyi si banumva ijambo ordinateur ku nshuro yabo ya mbere. Yagize amahirwe ashobora kuboneka rimwe mu nshuro miliyoni. Yize mudasobwa birangira ashinze ikigo gikora gahunda za mudasobwa na mudasobwa ubwazo, Microsoft, birangira abaye umukire wa mbere ku isi. Gates umugereranije n'inshuti ye magara bakuranye, Kent Evans, uhita wumva inkuru itandukanye yanakuriza. Uyu nawe yari umuhanga nka Bill Gates. Nawe yakundaga mudasobwa cyane kandi akayumva bitarabaho. Nyamara yapfuye afite imyaka 17 ataranarangiza amashuri yisumbuye, azira impanuka ubwo yari arimo kurira umusozi. Ibi bya siporo, ibi byo ni ibyago bimwe muri miliyoni. Abana babiri b'intiti bahuye n'ibintu bibiri binyuranye mu buzima, kandi bose ntabwo ari bo babigizemo uruhare mu ntangiriro. Iyi niyo ngingo Morgan Housel avugaho. Ushobora gukora ibintu byose neza ariko ugatsindwa. Ni kimwe n'uko ushobora gukora ibintu nabi ariko ugatsinda cyangwa se ukunguka. Ni ukuri kudashimishije, ariko niko dufite. Ngiyi impamvu kwicisha bugufi bifite agaciro. Wikwikomanga mu gatuza ngo uvuge ko byose ari wowe biturukaho mu gihe byagenze neza. Ikindi kandi wikwishinja wenyine
mu gihe byanze. Ikindi, ntucire abandi imanza mu buryo bwihuse mu gihe utazi amakuru yose. Ibi binasobanuye ko ari ngombwa cyane kwitonda mbere yo gusingiza abantu cyangwa se kubavuga ibigwi uvuga ko ari ibitangaza. Ni na ngombwa kandi kwitonda mbere yo guhitamo umuntu wo gukopera. Uko ubukire buba ari bwinshi niko buba bwarabonetse mu nzira wowe utanyuramo ngo bikunde. Birashoboka ko icyabagize abakire cyaturutse ku mahirwe cyangwa se gutinyuka gukora ibyo wowe utashobora. Umutego wa gatatu utuzitira mu by'ubukungu: twizera inkuru aho kwizera ukuri kw'ibintu. Benshi dushobora kwizera inkuru y'umuntu ukora imigati watomboye miliyoni 200 z'amadolari mu mikino y'amahirwe, betting. Ucyumviye inkuru uhita wumva kugura itike yo gutega cyangwa se guhita usheta, uhita wumva ko ari igitekerezo cy'abahanga. Niyo mpamvu kompanyi zikora ibyo gutega zikunda kwamamaza inkuru z'abatomboye. Iyo wumvise uwariye amafaranga cyangwa se watsindiye amafaranga ubyitaho cyane, bikakuzura umutwe nawe ukumva ushaka gusheta. Nyamara ntabwo utekereza ku bandi bantu 1,300,000 bashese bakaribwa, uwo nguwo umwe akaba ari urya. Ibi nibyo byitwa kwizera inkuru kurusha ukuri kw'ibintu. Inkuru y'umuntu washese ibiceri 200 akarya 3,000,000 ni inkuru iryoheye amatwi cyane, rero turayizera. Buri wese muri twe ahita yumva ko ari ugiye gukurikiraho mu gutombora za 3,000,000. Gusa ntabwo ari uko bikora. Ikibazo nuko iyo ucyumva inkuru y'umuntu watsindiye 3,000,000, muri ako kanya ubwonko bwawe bukwereka 3,000,000 z'amafaranga, ntabwo bukwereka 3,000,000 z'abariwe. Icyo bukwereka ni imodoka nziza wahita ugura muri izo miliyoni. Ngiyi impamvu Morgan Housel avuga ko uko inkuru irushaho kuryoha niko biba byoroshye kuyikurikira buhumyi. Iyi inkuru iryoshye tuba dushaka kwiba ukuri, niyo mpamvu tuyizera. Abantu bagurisha ibyo gusheta cyangwa se gutega ku mikino ndetse n'abagurisha inkuru zo gukira vuba kandi abantu batavunitse, bazi guhimbiza inkuru z'umukiro kurusha abandi bose babaho. Morgan Housel izi nkuru azita appealing fictions, inkuru ziryoshye kuzumva ariko zituyobya. Hari abantu bavuga ko kompanyi z'imikino y'amahirwe cyangwa se ibyo gutega cyangwa se betting arizo kompanyi zidasabwa igishoro mu gutangira. Igishoro ni abakiriya bazo, ni ababetinga. Gusa izi appealing fiction Housel aravuga ntabwo ziba mu bagurisha imikino y'amahirwe no gutega gusa. Buri gihe inkuru nk'izi ziduta mu mutego buri uko tugiye gusohora amafaranga yacu cyangwa se mu gihe dushaka kuzigama. Inkuru nk'izi ntabwo zibura kudukura mu murongo. Mu mpera z'umwaka wa 2021 byari bimeze nk'aho buri wese yararimo kuba umukire abikesha kugura no kugurisha amafaranga y'ikoranabuhanga, crypto money. Abaturanyi bacu, abantu bo kuri TikTok bose bavugaga uburyo bashoye muri aya mafaranga kandi ko barimo gukira. Ku isi hari miliyoni z'amafaranga yaguzwe n'abantu, aya ngaya ya crypto money. Amenshi muri aya mafaranga abayaguze ntacyo bayamazaga, kwari ukuyabika gusa ngo bazayagurisha nazamuka, niko bababwiye. Aba ari nabo benshi ni abayaguze nta ntego bafite, izina ryayo gusa ndetse n'inkuru zariherekezaga z'uko uyaguze ahita aba umukire. Nibyo byasunikiraga abantu kuyagura. Umva inkuru babwirwaga: yagure hakiri kare, aya mahirwe ntagucike. Abantu ntabwo baguze inyungu y'ahazaza, icyo baguze ni inkuru z'aba influencer zibabwira ko ubukire burimo kuza mu cyerekezo cyabo kandi ko butazatinda. Ibyiza no kubufata hakiri kare kubera ko mu kwezi gutaha abandi bazaba batangire kurira mu myotsi. Ikibazo nuko mu 2022 ya nkuru y'umukiro yatangiye gusenyuka. Ya mafaranga abantu baguze atangira kuburirwa irengero, imishinga itangira kuvaho, miliyari abantu bashoye ziragenda mu kanya gato cyane. Nyamara ibimenyetso by'uko ari icyuka byari bihari kuva mu ntangiriro, ariko inkuru zari zibiherekeje zari ziryoshye cyane ku buryo amarangamutima yacu atari kuzihanganira. Ngiyi impamvu Morgan Housel asaba abantu kwitonda cyane cyane iyi nkuru iryoshye cyane. Ibyiza buri gihe ni ukwibaza, utese ibi bintu birimo imibare cyangwa ni ibigizwe no kwifuza gusa? Ese mbyizeye kubera ko ari byo cyangwa nuko nshaka ko biba byo? Ibi ni ukubera ko mu birebana n'amafaranga ndetse no mu bindi byose bisigaye, inkuru zigira ingaruka nyinshi ntabwo ari ibinyoma, ahubwo ni ukuri kutuzuye ariko kuryoshye cyane. Ntitukwibazeho ibibazo. Umutego wa 4: utekereza ko ushobora gukora byose. Iyo dushaka gutera imbere dukora imigambi nk'imashini, ariko nyamara turi abantu. Imashini ntabwo zikuka umutima iyo ibibazo bije, nta nubwo zigereranya hagati yazo, ariko twebwe ibyo turabikora. Ujya uhangayika bikabije kandi ujya ushidikanya. Niba plan cyangwa se umugambi urimo utegura udateganyamo ko hari igihe ibingibi bizakubaho, uwo mugambi ntabwo uzamara igihe kirekire, ntabwo uzarokoka ubuzima bwa nyabwo.
niyo mpamvu Morgan Housel avuga ati kugerageza gushyira mu gaciro biruta kure cyane gushyiramo ubwenge, kubera ko gushyira mu gaciro biraramba kandi kuramba nibyo byubaka ubukire mu gihe kirekire. Nko mu ishoramari, business yateguranywe gushyira mu gaciro, ugategura ko hari igihe bitanagenda neza, bituma iyo bitagenze neza udahungabana cyane, bituma wowe ukomeza urugendo mu gihe abandi bose barimo guta umutwe. Ufashe nk'urugero ku isoko ry'imari n'imigabane, uhereye mu mateka bivugwa ko ubu bucuruzi buzana inyungu ya 68% y'igishoro mu mwaka umwe, 88% mu myaka 10, ubundi bikazazana inyungu y'100% mu myaka 20. Iyi ni inyungu ibonwa n'umuntu ubasha kumara iyi myaka yose akiri muri iyi business. Iki ni nacyo gice kigoye. Ushobora gutekereza ubucuruzi ukabutegura neza ukoresheje imibare, ukabona ko buzagenda, ariko ugitangira ugahita utangira guhomba. Ese wabugumamo cyangwa watangira guhindura imikorere ukaba wanabivamo? Bitekerezwa ko ikibazo gikomeye cyane mu by'amafaranga atari ukubura ubumenyi, ahubwo ni ukudashobora guhangana n'amarangamutima yawe. Kuri iki kintu Morgan Housel aragira ati ntabwo uhomba amafaranga kubera kuri injiji, uyahomba kubera ko isi yuzuye urusaku, hanyuma amarangamutima yawe agahitamo kurutega amatwi. Kugeza igihe uzamenyera ko amarangamutima yawe ari yarimo kugenzura byose, uzakomeza kwitiranya ibintu usunikirwa gukora nayo, ubyitiranye n'ingamba z'ubuhanga. Umutego wa 5, wiruka ku bintu birenze ibyo ukeneye. Hari abantu benshi bashyira ubukungu bwabo mu kaga kubera kwirukira byinshi, icyubahiro, gukundwa n'abantu cyangwa se kuvugwa neza. Morgan Housel yaranditse ati nta mpamvu yo gushyira mu kaga ibyo ufite kandi ukeneye, wiruka inyuma y'ibyo udafite kandi udakeneye. Hanyuma kubera icyo abantu batunze byinshi bemera gushyira mu kaga ibyo batunze byose bashaka kongera. Reka dufate urugero rwa Sam Bankman-Fried. Mu mwaka wa 2021 yari afite imyaka 29 y'amavuko. Yari atunze miliyari zirenga 20 z'amadolari. Kompanyi ye ya FTX icyo gihe yari iya kabiri ku isi muri kompanyi zikomeye ku isi yose mu kuvunja amafaranga yo mu ikoranabuhanga. Itangazamakuru ryari ryaratangiye kumwita Warren Buffett w'ahazaza. Abanyapolitike bari basigaye bamusoma ku kiganza. Ibyamamare byinshi byari bimushyigikiye. Yari umwe mu bajene ba mbere iyi si yari ifite, bari batunze za miliyari barazikobokeye. Nyamara kandi ubwo yari agitangira, isi yari imutegereje. Gusa inyuma aho tutareba, muri business yararimo avanga amafaranga y'abakiriya. Ibi ngibi yabikoraga atagamije gushaka imibereho cyangwa se gutunga umuryango we, yari umuherwe. Ahubwo yabikoraga ngo arusheho kubona menshi. Yashakaga byinshi mu kugenzura isi, byinshi mu kubahwa, byinshi mu kuririmba imihanda yose. Enough cyangwa se ijambo birahagije ntabwo ryashoboraga kumwinjira mu mutwe. Muri business ye yo kuvunja yananyuzagamo agakora yeza ndonke n'ibindi bikorwa bigamije kurushaho kunguka, ariko birimo uburiganya. Byarangiye ubwami bwe bwa miliyari 20 z'amadolari burindimutse. N'uyu munsi aracyari muri gereza aho agomba kumara imyaka 25 afungiranye kubera kumva ko miliyari 20 zidahagije. Izi nizo ngaruka zikitwa never enough, kutanyurwa. Uyu ni umutego ukomeye cyane kandi abenshi muri twe ntabwo tumenya ko twafashwe, cyane cyane muri iyi si ya none y'ikoranabuhanga aho buri wese abazi ibyo buri wese atunze. Uba winjiza amafaranga menshi kugeza igihe uhuriye n'umuntu winjiza menshi cyane. Ugura imodoka nziza, ejo ugahura n'undi muntu ufite imodoka nziza cyane cyangwa se anafite ebyiri. Wishimira ibyo umaze kugeraho kugera igihe ugiriye ku mbuga nkoranyambaga ukahabona abantu bakwibutsa ko ntacyo wakoze mu buzima bwawe bwose, ko ibyo uvuga ko wagezeho bo babihereyeho kera cyane mu myaka myinshi ishize. Kwigereranya ni ikintu kidahagarara. Uko utunga byinshi niko umurongo w'ibyifuzo uzamuka. Umufilozofe witwa Bertrand Russell yarabyoroheje ati kurokoka ibyifuzo ntabwo bishoboka ukoresheje intsinzi. N'ibihangange byabaye kuri iyi si ntabwo byari bikingiye kuri iyi ngingo irebana no kwifuza. Napoleon yifuzaga kumera nka César. César yifuzaga kumera nka Alexandre. Alexandre yifuzaga kumera nka Hercule utaranabayeho. Nuwo mu migani n'ibitekerezo. Nguku uko uyu mukino wo kwifuza utagira iherezo. Umukino wo kwifuza ubyara irushanwa ridashobora kugira iherezo, kandi uko uzamuka hejuru cyane niko uramutse uhanutse wakwisekura hasi cyane ku buryo utarokoka. Nyamara iyi ntego zawe ari ubwenge, amahoro n'ibyishimo, insinzi yawe iba kumenya igihe cyo guhagarikira gukomeza kuzamuka. Insinzi yawe iba kumenya igihe uhagarikira umukino.
Ibi ntabwo ari uguhagarika guhangana, ahubwo ni ukumenya ko atari byiza kugurana ibifite agaciro ushaka ibidafite agaciro. Ni byiza ko buri muntu asobanukirwa icyo ijambo birahagije rivuze kuri we. Ukwiye guca umurongo, nuwugeraho ufungiraho, urinde ibyo wamaze kugeraho. Morgan Housel avuga ko ubutunzi buruta ubundi bwose atari amafaranga, ahubwo ni amahoro yo mu mutima, kandi nta mubare wa za miliyoni z'amafaranga ubaho ushobora kuguranwa amahoro yo mu mutima. Umutego wa 6: utekereza ko ibintu bizatuma bagukunda bakanakubaha. Twese dushaka ko badutangarira. Hari urwego tugeraho tugatangira gutekereza tuti ningurira modoka nziza, nkambara isaha nziza, nkataha mu nzu nziza, abantu bazantangarira, bose bifuze kubaho nkanjye. Morgan Housel avuga ko atari uko bikora. Umva uko avuga: nta muntu n'umwe ushamadukira ibyo bintu utunze nk'uko wowe bishamadukira. Iyo umuntu abonye imodoka ya Ferrari mu muhanda, ntabwo ikintu cya mbere kimuza mu mutwe ari uriya muntu utwaye iriya modoka yarahiriwe. Ntabwo ari ibyo bimuza mu mutwe. Ikimuza mu mutwe bwa mbere ni uwampiriye modoka nanjye. Muri make ntabwo batinda kukubura igitangaza, ahubwo icyo batindaho ni ukwifata bakitereka muri iyo modoka yawe. Morgan Housel yabyise man in the car paradox. Tugura ibintu biduhenze dushaka gukurura abantu birangira batanatwitayeho. Housel abisobanura neza: ubutunzi bwacu buhinduka indorerwamo abantu bareberamo ibyifuzo byabo byo gukundwa no gutangarirwa. Mu yandi magambo, iyo ukize ntabwo abantu bakubona, ahubwo bibonera uwo bifuza kuba we mu bintu byawe. Ngiyi impamvu kugura ibintu bihenze ugamije kwitabwaho bikora gake. Niba ushaka ko abantu bakwitaho bakagukomera amashyi, amafaranga ni igikoresho gito cyane cyo kubigeraho. Niko Housel avuga. Avuga ko icyubahiro cya nyacyo kidaturuka mu byo utunze, ahubwo gituruka mu buryo ufata abantu. Kwiyoroshya, ubumuntu, impuhwe, ibi bikuzanira kwitabwaho kurusha ibindi bintu by'agaciro. Ntabwo bitaye ku byo utunze, ahubwo bitaye ku byo usangira nabo. Umutego wa 7: utekereza ko gusa nk'umukire bisobanuye kuba umukire. Inzira y'ubusamo yo gukena ni ukugerageza kugaragara nk'umukire. Imodoka ihenze, isaha y'igiciro, ibiruhuko mu birwa bya kure, ibi byose bigaragara nk'ubukire. Nk'uko Morgan Housel abivuga, gutanga amafaranga ugamije kugaragaza ko ufite amafaranga menshi niyo nzira nziza yo kugabanya ayo mafaranga. Twese tuvuga ko umuntu atunze dushingiye ku byo tumubonana, gusa ubutunzi bwa nyabwo ni ibitagaragara. Iyo ubonye umuntu atwaye imodoka ya miliyoni 100 z'amanyarwanda, uhita ubona ko uwo muntu akize. Gusa icyo utabona ni inguzanyo yafashe ngo ayigure, ni umuhangayiko afite, ndetse n'igitutu ahoraho ngo duhore tubona ko akize. Housel abisobanura neza: ubukire ni umutungo uba utarahindurwa mu bintu tubonesha amaso. Ni ubuntu ugirira abantu bababaye iyo utaratangira kubugurisha ngo utangire kujya wishyuza. Ni ubunyangamugayo ugira iyo utaratangira kubona ko wabubyaza amafaranga. Kugaragara nk'umukire bisaba gushora amafaranga. Kuba umukire byo ni ukudashora amafaranga. Ni amafaranga udashora mu guhinduranya imodoka buri mwaka. Ni amafaranga udashora mu kugura ibintu byo kwerekana kuri Instagram. Ni amafaranga udatanga ubabaye ugamije kwiyumva nk'umuntu wagezeyo kandi byahe. Ubukire ntabwo busakuza, ahubwo ni ibiguha ubwigenge, igihe n'amahoro yo mu mutima. Morgan Housel agaragaza ko ibyemezo bibi byinshi bibaho mu ishoramari bituruka mu kugerageza kugaragara nk'umukire aho kugerageza kuba umukire. Ibi ni ukubera ko kugaragara nk'umukire bikurura abantu bakakwitaho, ariko kubaka ubutunzi byo bikorwa bucece. Nta muntu ugukomera amashyi iyo buri kwezi ushora amafaranga ahantu runaka. Nta muntu ugukomera amashyi iyo hasohotse iPhone 17 wowe ukagumana iPhone 7 yawe. Izi nizo ntambwe zubaka ubutunzi buramba. Muri make, niba ushaka kubaka ubutunzi bwa nyabwo, ihanganire kutagaragara nk'umukire. Umutego wa 8: wigarurirwa n'ubwoba bwiyambitse umwambaro w'ubwenge. Buri gihe amakuru mabi niyo akurura abantu benshi. Yumvikanisha ko ibintu byihutirwa kandi ko ari ingirakamaro. Bwira abantu ko ubukungu bugiye guhanantuka, bazakumva. Babwire ko bugiye kuzamuka buhoro buhoro mu gihe cy'imyaka 20, urebe uburyo bakuvaho umwe inyuma y'undi. Uyu ni wo mutego w'ibyitwa pessimism, kubona ibintu bibi gusa. Morgan Housel abivuga neza: amagambo y'icyizere buri gihe yumvikana nk'aho urimo gutaka igicuruzwa.
amagambo atarimo icyizere yo yumvikana nk'aho umuntu runaka arimo kugerageza kugufasha. Impamvu ni uko inkuru mbi zose ziba ari nshya, biba ari ibintu bibaye ako kanya cyangwa vuba, zivugwa mu ijwi riranguye kandi zikaba zuzuye amarangamutima. Inkuru y'uko isoko runaka ryaguye ku ijanisha rya 40%, iyo nkuru iza ku mapaji abanza y'ibinyamakuru byose. Inyungu y'100% mu myaka 6 nta kinyamakuru kiyandikaho. Mu yandi magambo, gusubira inyuma biba ku muvuduko munini cyane kandi bigasakuza. Gutera imbere biba gahoro gahoro kandi bucece. Niyo mpamvu amagambo atarimo icyizere akurura abantu nubwo yaba atari ukuri. Ni mu gihe amagambo y'icyizere yumvikanamo ubupfayongo. Gusa guhora ubona ibintu mu isura nziza ndetse no kugira icyizere ntabwo buri gihe ari ubupfayongo. Nta nubwo ari ukwirengagiza ko hari ibibazo. Ni uguteganya ibibazo ariko icyarimwe ukaba wizeye ko ibintu bizatungana mu gihe kirekire kiri imbere. Morgan Housel abyita guteganya ko ibintu bizaba bibi ukazatungurwa nuko bigenze neza. Iyi myumvire nigumisha mu bikorwa abashoramari b'abahanga. Buri gihe wishinze kumva inkuru mbi zose zivugwa, washya ubwoba, wahangayika ukagurisha ibyawe hakiri kare, bikarangira uretse bumwe mu buryo bwashoboraga kuzakora iyo wemera gutegereza gato. Tekinike yo gukoresha ni imwe nikoreshwa na za kamera yitwa zoom out. Reba imbere mu binyacumi by'imyaka apana iminsi. Uku niko bamwe bamenya ko hazaza ari heza. Ubwo tuvuze iby'ahazaza, reka ikiganiro nk'iki nanone tuzagikomeza ubutaha. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.